hari ukubanza ukamenya ubundi impamvu yamuteye kuvuga ibyo bintu ni iyihe yari arimo aravuga ko atari wowe ahubwo ngo byumvikanye nabi ngo hari abandi bantu byabandi byinshi tutari no kuri kamera ariko hari abandi baje nyuma ya Patrick bashaka no kunsura mu rugo bambwira ko bishimiye agakiza no guhinduka kwanjye bakaza bambwiye ngo buraca mu gitondo ngo bajye kungurira imyenda ariko bakaza bitwaje za kamera ndetse baje kunkuramwa wenda ngenda saba imbabazi ku bafana baniyo Patrick babavuga butumwa ndetse babakozi b'Imana ndetse na Patrick wenda bitewe na comment abantu bandika yego Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, reka tubasuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ni mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uwiteka Imana nabahereze umugisha mu byo murimo byose, Uwiteka abahere. Turi kumwe n'uwahindutse, uwarokotse, wavuye mu bibi akitabira ibyiza, uyu munsi wa none akaba yemera kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Uraho neza mutumishe? Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha abadukurikiye. N'ubwa mbere tukwakire ku Imana Irahari TV, reka ngusabe kugira ngo wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane. Iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenye uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Iby'Imana ikora biradutangaza na n'uwabimenye uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Murakoze cyane. Yego. Kamanze Imana icubahiro mfukame hano hasi. Data twese mu izina ry'ubahwe. Data twese izina ryawe ryubahwe. Nongeye gusaba imbabazi Imana ku bigeragezo ngena mpura nabyo. Harimo abagusha n'abadayimoni bakingenda inyuma batirigize bishimira ko Mana wa ntabaye ukankura mu butinganyi. Haba ari kugenda banteza abantu, haba ari kugenda bansebya, banyifuriza kurwara, banyifuriza gupfa nkinyutse, ariko ibyo byose ndabirenga mu izina rya Yesu. Mana uri gitangaza, ndasaba umugisha abantu bose bari kwisi bankurikiye, ndasaba urukundo n'igikundiro gikomeye cyane. Uri Imana y'ukuri koko, uri Imana y'igitangaza. Icyo nasezeranye abantu n'Imana nuko ntazasubira inyuma ngo nsubire mu buzima bw'ubutinganyi. Abisi yose batwumve ko duhima icubahiro, kandi abantu bose bameze nka Satani uri kumeza kundwanya za sekibi, abo bose batsindwe mu izina rya Yesu. Mana uhe umugisha abarwaye bakire, uhe umugisha abakennye batunganirwe bahabwe gutabarwa, kandi n'abantu bose bari kugusenga bababaye Mana ubahe umugisha kugira ngo batabarwe Mana. Ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu wahoze mu butinganyi, umuntu wahoze mu byaha, umuntu wahoze akora ibidakorwa, uyu munsi wa none kuba apfukama hasi mu butaka agashima Imana akayihereza icyubahiro, ni ibyo gushimwa, ntabwo ari ibyo gusenywa. Uyu munsi mu kanya nakomeje kuraranganya amaso ku bitangazamakuru byinshi, hazindutse inkuru zivuga ko mu by'ukuri utakijijwe, zivuga ko ahubwo umubyeyi wawe Patrick wo mu mwuka ari kugucuruza, kandi nawe azi neza ko muri gukina amapuranka. Izo nkuru wazibonye? Ndi kubwira mbyumva nanjye. Hari n'abanyamakuru babavuga butumwa ndi kugenda nkura nabyo, bakagerageza kumbaza ibintu byinshi kuri ibyo kubyerekeranye n'imibanire n'abafitanye n'umukristo bita niyo Patrick bafashije mu rugendo rw'agakiza. So hagati aho ngaho rero buryo umuntu ni mugari, umuntu ashobora kukwinjirira akaza ijya kwishushanyijeho, yewe akanaza
yigise umugiraneza imbere zawe ari kugira ngo akumvire ubusa cyangwa kugira ngo guteranye n'umuryango cyangwa ari kugira ngo guteranye n'abavandimwe kubyo birashoboka yego muri make urahamya ko ari ukuguteranya uko byagenda kose nubwo harimo abari kuza bavuga ngo niyo Patrick ntabwo Patrick yigeze acuruza nta nubwo byigeze binabaho ko acuruza yego igihe ubwanjye n'igihe wamwihamagariye ngo aze amfashe kujya mu rugendo rw'agakiza bishatse kuvuga ngo nubwo hari benshi wenda bashobora kumva ko umuntu wese uko atatse ariko yatabarwa yego mu by'ukuri maze kumenya ko hari abantu barwanya niyo Patrick cyane urimo kunsebya ngo abarwanya ibyo byo ni ibintu byumvikana ikibazo warumbajije kirumvikana ariko mu by'ukuri ngiyewe kubera gucanganyikirwa yego kubera gucanganyikirwa ngiye nkunze kugira itangazamakuru cyangwa iyi social media nk'uko babivuga irimo abagambanyi benshi ariko ngiye mbere yuko ikiganiro kijya gukorwa nari impari abantu uretse ko babifashe uko bitari n'akagambano aho kakorewe na gahunda bari bafite y'ibyo bari bukubaze narabyumvaga ni nayo mpamvu naguhamagaye kugira ngo tugirane iki kiganiro kuko ntabwo kuva wahitamo inzira y'agakiza twigeze dukorana abakunzi b'Imana irahari barabizi ariko uyu munsi byanteye kuvuga ngo nguhamagare tumenye ibi bintu uko bimeze ese koko dushyize mu kuri niyo Patrick yarakwibye yarakuriye yaragucuruje duhereza amakuru y'ukuri kugira ngo noneho ababakurikira babimenye gusa dutangira iki kiganiro yego watangiye uvuga neza ko uje gushyira ukuri ahagaragara kandi kuri gusaba imbabazi bw'ibibazo waraye ubajijwe mu kiganiro cyatambutse ariko noneho mbabarira umbwire kuko birashoboka ko dushobora kwisha mu murimo w'Imana Patrick nawe ashobora kwisha mu murimo w'Imana n'abandi barabikora kuko nawe ni umuntu ntabwo ari umumarayika tubwiza ukuri ntabwo Patrick ari umubyeyi wawe w'ukuri wo mu mwuka niyo Patrick hari abantu wenda babifashe ko bitari sibyo wenda bitewe n'ibibazo nagiye mbazwa n'abanyamakuru cyane bakorera ku itangazavugabutumwa ry'ijambo ry'Imana nibo bantu babitangije ntarinzi icyo bagamije hagati aho ngaho nubwo bo bibanze kuri niyo Patrick uwo nita umubyeyi wanjye mu gakiza kandi koko ningewe nabimwisabiye kuko nahoraga numva indirimbo ze abantu benshi babifashe nk'aho kumusenya cyangwa ndi kumva amabwire sibyo mu by'ukuri ntago mu gihe nagiye focusinga kuri niyo Patrick sibyo hari n'abandi baje nyuma ya Patrick hari abantu baje nyuma ya Patrick nabo baza benyishushanyijeho nyine nkuko wabyumvise ngo hari abantu ngo bamaze imisi ngo banyifotorezaho je sindi umusitari ndi umwana mu gakiza nta nubwo nkeneye kuba umusitari mu bintu bibi nkeneye kuba umusitari nka umusitari w'Imana Imana ikanyamamaza bibaye ngombwa ariko mu by'ukuri hari ibibazo nabajijwe bigera nko muri 3-4 kubyerekera niyo Patrick mu by'ukuri nabajijwe uti ese ngo iriya myenda ngo ibigaragara ngo niyo Patrick byitwa ngo n'umubyeyi wawe mu rugendo rw'agakiza ngo iriya myenda arayiguha namubwiye ati hari imyenda mpa sibyo bwite sibyo ubwe ampa anangurira hari n'indi kubera ko tugihura bwa mbere kuko ntago byabaye ngombwa ko tujya kugura imyenda kuko byadutunguye hari imyenda tuba twakodesheje sibyo ariko nabwiye ko hari yama sibyo noneho ndavuga uti Patrick ashobora wenda kubabara birumvikana kuko nakitswe nkamuvuga nabi birumvikana nkavuga ko 100% atagira icyo afasha ariko ndakubwiza ukuri nge aho ngeze ubu ngubu niwe mbikesha nubwo bari abakristo b'abakozi b'Imana bagerageje kundwanya nawe bakamurwanya nagize ikibazo kiremereye cyane abakunzi b'Imana irahari TV barabimenyereye ko dutambutse ubutumwa kandi ubutumwa butavangiye sibyo niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo ukuri ukuvuge iyo uteye intambwe ukagaragaza ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kandi ukagaragaza n'ubigufashamo n'uwabigufashijemo uyu munsi abitwa ko ari abahanuzi cyangwa abavuga butumwa akaba aribo bahagurutse bagahagurukira kugusenya ndetse no kuguteranya n'umukozi w'Imana wowe ubifata ute byaguhaye irihe somo
ya byampaye isomo ry'uko hari benshi bari kungaya kugeza ubu barimo kumbwira ngo burya mu giti kikorwa kikiri gito kuko nimba uzi neza kuri umwana mu gakiza gira vuba uhinduke utanga ukuri kumvikane kandi umurongo urimo ubukomeze ya ngure kwita ku bantu bagushuka ndetse baguteranya n'ufite icyo agufasha kuko niba bamara kuguteranya nawe nk'isomo nge biba byampaye nta muntu uzongera kugira icyo amfasha nabo bazajya bandeba nk'ikimbwa yahaze inyama banjugunya abanyihorere kuko icyo baba bashaka atari uko bakwifuriza iterambere ryawe ngo banifurize n'iterambere rya Patrick sibyo kuko mu by'ukuri ngewe nemera ko hari amagambo amwe nagiye mvuga kubera gukikwa ya kuri niyo Patrick nk'urugero ngo bagiye babona ngo Patrick ngo ari kumfasha ngo nasaba n'ufasha mu gihe navaga mu butinganyi nafashe umwanzuro w'agakiza ngo akanyemerera ubufasha bwo kunyishurira inzu ku munsi wa mbere tugihura noneho bagafakasinga ko ngo ari pranka ngo we arimwo ngo ari ukushaka mbese ngo kuncuruza ancuruza gute se wacuruza umuntu mu mana bigashoboka mbongeyo sinako mbibona kuko Patrick asanzwe agira views araririmba views zikaboneka akenshi umuntu ashaka gutwika aruko byamucanze platform ye nta kibazo ifite cyari gutuma bikora gutyo ariko dukeneye ukuri kwawe ndagira ngo mu biganiro twagiranye nyuma ya kamera mbere yuko uza muri ibi bintu narakubwiye ngo nta muntu watera intambwe agira hagera n'umuhanuzi ntashobora gukorera Imana mu kuri adafite umubyeyi wo mu mwuka ibyo ngibyo urabizi uyu munsi rero kora uko ushoboye kose ubwira abantu n'igitangazamakuru cyakwakiriye bwa mbere cy'uwo musore nimba ari umusore nimba ari umupapa ntabwo mbizi ugomba kujyayo kugira ngo uhereze abantu kuri kuko bitari ibyo ngomba kujya hehe aho kuri icyo gitangazamakuru wagiye ukoreraho mbere narotaga ndimo no gusarura ubukire mu butinganyi narotaga ndi buhure n'agasore keza rwose kameze neza nyene nkuko nabyifuzaga ariko ubu tuvugana nsigaye ndyama nkarota Imana nukuri sigaye ndyama nkarota Imana sigaye ndyama nkarota abamarika bandinze abastani bari mbangose nuko ugomba kugenda ukajya kuri ibyo bitangazamakuru noneho kugira ngo naba bantu bashoboye kugira icyo bakumarira kuri bakubonye kuri platform ye bataza kumufata nkundi wundi ariko ni no kubyitonderaho gato cyane kuko biragoye kugira kwiturwa ineza n'uwo wayigiriye cyane niyo mpamvu ngusaba kugira ngo usenge cyane nari nkubajije ngo nimba abanyamakuru bashobora kugufata bakakwicaza hariya bakakubaza ibibazo ugacanganyikirwa bikarangira wimenye inda wisibiye amayira ufite ikihe cyemezo wafashe ikihe cyemezo muri iki gitondo icyemezo njye ubu ngubu ngiye gufata mbere yo kugira ngo umunyamakuru wenda uri gushaka ubuhamya kuri njye cyangwa uri gushaka kumenya icyo nicyo mu buzima bwanjye nk'aba ngaba bafite ibyo badushukisha wenda bashingiye kubera ko nta buzima wenda buzima buhagije turimo nzajya mbanza mbabwete nyuma ya byose muragira ngo mumbaze kuki nimubaza kubyuriya muntu mumbaze kubyiza byanjye nawe ariko nimushaka kunsinya ngo mumbwire ibintu by'ibibi ntago biri bukunde nzajya mbanza makingisha umuntu tugiye gutanga buhamya nzajya mbanza makingisha umuntu tugiye kugira icyo tuvugaho mbere yo kugira ngo mvuge ibyo mvuga bicitse uvuga ngo ubu ngubu biri kugenda bimisomo ndi kugenda menya ko no ngakiza harimo abagambanyi n'abanzi nyuma yuko wakiriye agakiza twigarukire tuve muri ibyo ngibyo abumva kuri bakumvise nyuma yuko uteye intambwe ukava mu byo wari urimo ukinjira mu gakiza wararose wareretswe ubu uhagaze ute mu gakiza njyewe urebye umusaruro wavuye mu kumenya Imana ngiye nakobesha ubu tuvugana mbayeho neza pe ariko nubwo mbayeho neza ndacyahura n'ibigeragezo urumva abaturage muri rusange cyangwa abantu bo mu isi bisanzwe ntago barongera baranyizera neza ko naba narakijijwe kubera ko kuma akazi biragoranye ariko abagira neza b'abakristo nta wenda atakira inzara nta wenda atakira nk'amafaranga yo kwishyura inzu nta wenda atakira n'amafaranga yo kwishyura imyenda cyane ko imyenda myinshi Patrick ayima sibyo nubwo hari abazi inyuma bakambesha ko bagiye kuyimpa bakongera bakayisubiza ariko batari niyo Patrick kuko ibyo niyo Patrick we yagiye akora yagiye anabigaragaza nanjye ndanabyemera kandi namushimira yarakoze cyane nubwo hari abakinyuma bakavuga uti ngo turagira ngo dusenye Patrick nkabyumva nkabyima amatwi nk'icecekera bagategereza ko ari cyo mbivugaho nk'icecekera ariko mu by'ukuri
jewe niyo Patrick ndacyamwizera ya kandi ndacyanamushimira kubyerekeye n'urugendo ngewe yankoze. Duhe itandukaniro ry'ijoro ryawe kera ukiri mu butinganyi n'uyu munsi. Iyo uryamye wumva umeze ute, mbere wumvaga umeze ute? Jewe nkiri umutinganye muri ya minsi yashize narotaga ndi gusambana n'abagabo. Rwose narotaga ari nge muntu uri kwemeza abagabo n'abakambanyi barimo kunkoraho inama banshyiraho imanza barimo kungambanira, ariko urebye hari itandukaniro rikomeye cyane. Je nsigaye ndota ubu tuvugana nagiye mu bihugu byo hanze gutanga ubuhamya, nagiye no kubwiriza. Ya urebye sigaye ngewe ndota ndi kuririmbira Imana, ndi no kuyibyinira. Imana ishimwe. Yego. Hanyuma iyo witegereje ubona mu itandukaniro riri mu gukorera Satani no gukorera Imana ari irihe, kugira ngo naba bantu bakiri mu isi y'umwijima bamenye ko mbese bamenye ikibi cyo kuba mu isi y'umwijima n'icyiza cyo kuba mu Mana? Uko byagenda kose ikibi kiri mu bikorwa bya Satani nuko ibyo wakora byose bigeraho bikagutegwa bigaferinga bigapfubusa by'ibikorwa bibi. Wakwesikoroka, wazana amariganya, wapfunikira umuntu ukamukoraho ibintu bibi. Yego. Uko byagenda kose Imana yagutabaza. Mbango nta kintu kibi wakoreye muri Satani kigenda neza. Uko byagenda kose urabyicuza. Ikintu cyari cyo ubundi cyo cy'ubwacyo ni kibi. Cyose gikozwe mu izina rya Satani ni kibi. Byanga byakuna ntabwo cyakugiraho ingaruka nziza. Ikindi cya kabiri, ibyiza biri mu Mana nuko iyo ukoreye Imana inshuro nyinshi uburimo kubiba ibyo uzasarura imyaka yose. Nuvuga ngo umuntu asarura ibyo yabibye. Iyo ubibye ibibi usarura ibibi. Wabibi byiza ugasarura ibyiza. Bivuze ngo umuntu wese ahari hose uri kwifuza kuniranya n'umukozi w'Imana bita niyo Patrick, rwose ari kuvoma biva sinakubesha, kuko uko byagenda kose jewe ndi mu gakiza. Urugendo natangiye ndarukomeje, sinzanasubira inyuma. Abantu bumve yuko ndi gukoreshwa n'abagizi ba nabi, ndimo no gukoreshwa n'abagambanyi ba niyo Patrick bamwanga ntabizi, ariko habivumbura nyuma. Ariko ubu wamaze kubibona kandi byanagaragaye. Ndumva ndi kukubaza ugahita ukunda kugaruka kuri icyo kintu. Bigaragara ko nawe byakubabaje cyane. N'abakunzi bacu ndagira ngo bagufasha bagakomeza kuguheka mu ngobyi y'amasengesho, kuko umuntu uteye intambwe byanga byakunda Satani arababara, akomera kubera amasengesho, agatera intambwe kubera amasengesho. Kuko umuhanga aravuze ngo gusenga nibwo buzima, kandi gusenga ni imibereho. Niyo mpamvu rero nagusaba, nimba yenda batarakubwira ku kintu cyitwa kwiyiriza ubusa no gusenga, nicyo kintu ntabwo ndiyiriza ubusa, kuko umenya inzara nanabwirije nayanyica. Ekada Kristo yagufasha, umenya yanyica. Yesu yagufasha akagukomeza. Kandi ndakubwiza ukuri, nta rugamba warwana utiyiriza ubusa ngo usenge ngo uzarutsinde. Kuko uru rugamba ubona rusohora mu mubiri tururwana tukaruneshereza mu mwuka. Amasengesho niyo ajya yeyura agakuraho imigambi y'abadayimoni yose, kuko imigambi y'abadayimoni isohorera mu muntu. Nta mudayimoni uzabona aza kukurwanya imbona nkubone, azaza aciye mu muntu. Ariko we ntuzamurwanisha imbaraga z'umubiri, uzamurwanisha imbaraga z'amasengesho, kwiyiriza ubusa no gusenga. Ubu noneho urugamba rugeze mu mahina. Ubu ngubu urugamba rurakataje. Aha niho ukeneye Kristo. Aha ngaha niho nkeneye Kristo. Uziko nta nizi ko no mu rugendo rwa Kristo harabamo n'ibigeragezo n'ibibazo. Ahubwo noneho nta nubwo ushobora kubitezwa n'abantu baturutse kure. Baba twita inshuti zacu. Abo muri kumwe mu murimo nibo bari buhaguruke bakwatake. Uziko umuntu wambwiye ati ngo ariko ubundi ngo niyo Patrick ko tutarabona ugendera mu modokari, ngo tubona kugenda n'amaguru buri mishuro nyinshi cyane, ko tubona uhora unanutse utanabyibuha, ubundi agufasha iki mu buzima bwawe busanzwe? Niba hari amafaranga wenda bamwohereza cyangwa niba imodoka arayifite, oya ntayafite. Nanjye nawe kimubajije ikibazo, nawe nta modoka arafite, ntayarabona. Wazaje ngo tugakora inkuru ivuga ko
ubufasha bwakohereza bukugeraho yego kuko bamuha akabwirira nawe byatigiye ntago navuga ibintu afite igihamya kandi ikindi sinzi ikintu waba ufana partie kugeza ubwo bijya muri urwo rwego ariko ikingenzi nuko iyo umuntu bajya bavuga ngo abahigi benshi babyimbwa siko bajya baca umugani yego bishaze uvuga ngo rero abo ngo bashaka kunyobya ni abantu batigeze bishimira iterambere. Wamfasha ukampa nimero ya Niyo Patrick tukamuhamagara tukamumenyesha hano hari umuvandimwe yifite urefite oya zana iguhe nta kibazo kamanze muremo telefone nyikumvishe yego ngo sinzi nawe umunsi abiri imbabazi ariko umunsi imbabazi kuko nkomeje guhura n'ibigeragezo bikomeye cyane nkomeje guhura n'ibigeragezo bikomeye cyane ntago abantu benshi bigeze bishimira agakiza kanjye ndimo sibyo ariko uko byagenda kose Imana niyo ikora byose yego niyo ikora byose ikingenzi nuko byose bigomba gusobanuka kandi ka 078 akiragire se ngo mbivugira abantu bose n'ubundi ziba ziri hariya aya ntago natanga nimero y'umuntu iba hari ariko iyi ngiyi ibiri private ntago uri gupfa guhamagara umuntu wese yego kuko nabiza abadukurikiye ni benshi cyane reka twumve ko atwitaba gusa nubwo barimo kugenda bamusenya umunyubakire yego gusa nyine biragoye biragoye turebe ko twitaba. Hello. Yes, uraho neza mukozi w'Imana. Muraho neza. Yes ashimwe. Amazina yanjye nitwa Pascal nkora kuri Imana Irahari TV. Yego. Uyu munsi twakiriye umusore wawe ufite akazina kitwa Kayusi. Nyuma yuko hagaragaye video itameze neza cyangwa se abantu bagendeyeho bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. None dukurikije ikiganiro tumaze kugirana nawe niyo mpamvu dushatse kukuvugisha bitewe n'ibyo tubwiye. Arimo aratakamba avuga ati nyamuneka nawe munyamakuru ntuve kuri kamera utamvugishirije umubyeyi. Arimo arakubwira ko ayo makuru nakugeraho utagomba kuyafata nk'ukuri ahubwo yahaswe ibibazo byinshi n'abanyamakuru ndetse n'abandi bose ibyo bari kuvuga ngo ko nta ruhare yabigizemo ngo icyo ukoze ikiri bukubabaze ngo umubabarire cyane kuko aciye bugufiye. Kayusi regaracara umwana mu buryo bw'agakiza. Yego. Kayusi ikindi sinzi wenda uburyo abonamo imibereho niba ubwo wenda yizereramo ariko afite defo yo kwibagirwa vuba bamushukishije utuntu duto. Yego. Ubundi ijambo ry'Imana ridutegeka kubabarira n'abatazi dusabye. Yego. Gusa nyine nge naratunguwe uko uri kumubona. Buriya naravunitse cyane ariko. Yego. 90% hari ubwo nigo mu dufaranga nari kugura nk'umuceri w'abana kugira ngo Kayusi byibuze ndebe ko yabaho neza. Yego. Nawe yakambara neza yasa neza. Ariko natunguwe no kubona Kayusi avuga ngo nazanye imyenda namara nkayisubiza ari ukwereka abantu ko nayimuzaniye. Oya ntago ari we navugaga nabandi navugaga. Urumva witwa Bobo. Yego. Ariko mwe na nibishaka. Ibyo byavugwa na nibishaka n'igenda online hose. Yego. Urumva haraho bamubaje izi nkweto wambaye. Aravuga ngo numugira neza wazimuhaye. Kandi izo nkweto zo bundi namuhaye 22,000 na karabo muhandi 22. Igihe na mama w'abapampe nawe nari namuguriye ikanzu n'igitambaro mwabonye yambaye mu mutwe. Yego. Icyo gihe mama w'abapampe nawe namuhaye 15,000. Ihoraho yo mwijuru. Yego. Imyenda naragiye mu mujyi ndayibagurira. Nayibahaye kuri kamera. Mbana amafaranga kuko Kayusi icyo gihe yanyatse inkweto za Force z'umweru nagiraga. Yego. Tarareka nzakugurira izawe. Umuhereza amafaranga kuri kamera 22,000. Nako gatike yavuze ngo nagatike mba nabahaye nanyuzemo buri muntu umuhereza 10,000.
tugeze nanone icyo gihe nawe muhaye tugiye muri studio tugiye kuri coding ngiye kubigisha kuririmba ibintu tugomba kuri coding ibintu nyine tugomba kuri coding ko twari dufite gahunda yo gusohora indirimbo mwabonye yarayisohotse yego tugeze no muri studio nanone mbahandi mafaranga none mu rwego rwo kugira ngo byibuze Kayusi iwenda ibintu bitamugora bitewe nuko abatabimenyereye nge ndashira amafaranga ku ntuzi hariya nkambwani aka kantu nugakora neza ndakugurira bombo ufateho amafaranga 1000 yego rero nkibaza uyu muntu ngerageza gufasha ariko ntanyurwe agahindukira n'inkweto yambaye akavuga ngo nundi mugira neza wazimuhaye ushobora kwibaza ibundi kimutera kuvuga ibyo byose ko ntacyo nigeze mu marira ni ikindi tugarutse ngo kuca amafaranga yagize intambara numvise yego naramubajije se haba hari umuntu wakohereje message akubwira ati ko nakohereje ifaranga dore message nakoherereje izifaranga nohereje Patrick yaraziguhaye iyo message narabimubajije ati bose ntayo nabonye yego ndi imbere y'Imana ihoraho yo mwijuru nta muntu urampa n'amafaranga n'ibihumbi 50 cyangwa 30 ngo nje gufasha Kayusi yego habe n'uyu numwe icya kabiri yego aravuga ngo nta nimero ngo mba nashizeho ngo ya Kayusi nibishaka nabonye ari we wabizanaga cyane kuko nabonye ari ufite intambara nyinshi wagira ngo ahari sinzi ikibazo dufitanye ariko kandi kinahari yaza akanyegera akambwira ati mukozi w'Imana uri umuvuga butumwa nkaba umuhanuzi ibi ntibikwiriye yego yego burya umuntu ndiba namuhugurira kuri kamera yego nibishaka yashaka kumugura akambwira ati koko wakubise Kayusi ntabwo byari ngombwa nk'umukristo nagomba kuza kumbugura nk'umukristo mugenzi wanje nk'umuntu dusangiye urugendo rujya mu ijuru yego none ikibazo nibaza Kayusi aragira ati ikigaragaza n'ubundi ko banyiba ati ko amafaranga bayohereza sinyaborere banga gushiraho nimero zanjye buri kiganiro cyose buri muntu avuga nimero ye ariko arabo ari ba mama twese turazivuga none Kayusi sinzi ikibazo afite ariko arimo aratakamba agasaba imbabazi yego Pascal ndakumva gutakamba ni kimwe ariko nanone kujya gusukura izina warangije gushiraho umwanda nanone ni ikibazo nyine arimo aratakamba abwira abantu badukurikirana baba bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu avuga ati nge nashutswe kandi ikindi mpatwe ibibazo byinshi nkora ibidakorwa avuga n'ibinyoma kuki yavuze ibinyoma azi neza ko ntako mba ntagize koko niyo mpamvu nyine nawe ari kuvuga ati ni ibinyoma mbabarira nk'umubyeyi wanjye wongere unyakire utitaye ku bintu byatambutse kandi anabwira abakunzi bawe ko ibyo bintu byavuzwe ndetse n'ibyakozwe atari byo mbere na mbere yatangiye avuga ko yemera icyaha agasaba imbabazi ariko akagusaba gukomeza kumuba hafi cyane reka nkubwire Pascal karame ubu tuvugana hari ikiganiro gisohotse none hakiri ku Rugendo TV yego niba yagiye gukora ikiganiro kuri Iriba TV byabera yego akamvuga kansebya agahindukira nanone agasubira akajya no ku Rugendo akansebya ubu ndabizi mu kanya nabageze no kwa Jerry nabwo ansebye babifatiye rimwe bya biganiro uri kubyumva ngo yari yakoranye n'umuntu umwe abandi baraza bateraho kamera kandi aravuga ko yabihagaritse nta yindi kamera agomba kwicaraho ahubwo noneho yari bwicareho ari ukuvuga ukuri naho yatandukiriye hose agasaba imbabazi noneho bageretseho no kubesha ngo nkwabyere ibaze nk'abantu bazi ko ndi umukristo byavuzwe muri kumuharabika ntabwo ibyo yabivuze Kayusi buri munsi mpora mubwira ati mbabarira ntuzigere ukora ikosa ryo kunywa inzoga ariko agahindukira akanyita umuntu unywa inzoga muri gurude papa avuga ko bavuze ko ari Kayusi uyinywa inzoga muri gurude niko yasobanuye uretse reka tuzahure na Kayusi wenda tuze kuri iyo sano yawe yego turi kumwe yego ibi bintu tubivuge n'abantu batureba yego numva aribyo byagira solution nziza kuruta kuba twanabivugira kuri telefone reka tugushimire Imana y'amahoro iguhereza umugisha kandi ukomere nk'umukozi w'Imana kuraswa na Satani urabizi bibaho ariko kandi kuvugwa nabi siko gutagaciro hari umuririmbyi wavuze ngo abo yagaburiye bakajya bagahaga nibo bamwituye nabi ariko kandi Imana imubabarire muri
nanditse ku iriba ry'abera ndavuga ni Kayusi Imana ikubabarire. nawe yasabye imbabazi. Nawe si wowe. Yego. Murakoze cyane. Yego Yesu abaho umugisha. Ngayo nguko bakunzi bacu murabyumva ko Satani yari yahagurutse ariko ntaho yadukura ntiyanadushobora kuko Imana iracyari kumwe natwe. Ndagira ngo yatangije ijambo rivuga ngo Kayusi aracyari muto mu gakiza, bisobanuye ngo umwana dada araboga yituma ku mubyeyi akora ibintu byinshi murabizi, ariko yahise agaruka vuba. Ni nayo ntego y'iki kiganiro. Mukozi w'Imana tugana ku musozo, reka tuguhereze umwanya ugira icyo wabwira umubyeyi wawe ukurikije ibyo amaze gutangariza abakunzi b'Imana Irahari TV. Murakoze cyane. Nkurikije ibyo numvise ko byamubabaje, yababaye, ariko nkurikije nawe n'umuntu mukuru hari n'ibindi bintu byamubabaje birenze ibyo. Yego, nanjye nashutwe koko nkuko nabitangaje bibabwira gucanganyirwa bibaho. Abo bagiye bavuga ko tunywa inzoga tukazingura mu dukombe no mu tugorode, nabashitse kumusebya kuko ndahamya neza n'umutima wanjye ko atarenge bigeze bivuga. Icyo nabwiye abantu nuko badukurikiye kandi bakomeje kumfasha mu rugendo rw'agakiza, nabasaba imbabazi z'ibintu byabayeho aho nacitswe mu nyihanganire nanjye singe gusa ibingibi ngomba kubikemura hakiri kare kugira ngo nkomeze urugendo rw'agakiza rwanjye. Urakoze cyane. Kandi mbasabye imbabazi ku Mana no ku bantu b'abakristo, ndetse nkanasaba n'imbabazi n'umubyeyi uri kumfasha mu rugendo rw'agakiza. Murakoze cyane, ndumva nta kindi kintu harenzaho. Urakoze, reka tugushimire kuba abakunzi b'Imana Irahari TV bagira impuhwe, barafasha haba mu buryo bw'amasengesho ndetse n'uburyo bw'imibereho. Kandi hari ibintu byinshi cyane ujya ukenera muri ubu buzima. Ukenera inkweto kuko wari ufite imyambaro ijyanye n'imirimo wakoraga. Uyu munsi ugomba kugira imyambaro nanone ijyanye no kwinjira mu gakiza. Reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone ikubaruyeho umunyembabazi, umunyempuhwe washaka kugira icyo akora akunyureho. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 6 7 2 Yego, 078 6 7 2 Urakoze cyane wewe wabanye natwe, wewe warudukurikiye. Ni mushyigikire umukozi w'Imana, mumufashe kuva mu rugendo rw'abatinganyi. Ni ikintu kiremereye kwinjira mu gakiza, nacyo ni ikindi kintu kiremereye kuko Satani abarwanya umuntu cyane. Munyamuneka babyeyi mumushyigikire, nawe azaraganwe ubwami Kristo aje kwima ingoma, aburaganwe n'abandi. Yesu abaho umugisha. Shalom.